merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Kristo Yesu akuzwe muvandimwe, gira Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 4, ni muri iki cyumweru tugira amasezerano, dusengera ku masezerano yacu dufitanye n'Imana, dusengera no ku masezerano Imana yagiranye n'abantu banyuranye mu bihe bitandukanye nk'uko tubibona mu byanditswe bitagatifu. Natwe dufite amasezerano akomeye, burya batisimu, amasezerano ya batisimu ni ingenzi, ni ingirakamaro iyo umuntu ayiziritseho kandi akayabaho, amugeza mu bwami bw'ijuru. Nicyo rero uyu munsi Yesu abwira Nikodemu mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Nikodemu, umuntu Roho Mutagatifu yari yarashyizemo ingabire y'ukwemera, kwemera Yesu Kristo mu gihe abandi bamurwanyaga, kandi akanamugirira ishyaka n'igishyika. Uriya mu buzima ibyo bintu buri muntu wese arabikenera. Ukenera umuntu ukubwira ngo courage, wicika intege. Nk'uko Nikodemu yabigenje asanga Yesu, aramubwira ati nzi ko uri umwigisha waturutse mu ijuru, waturutse ku Mana, nta washobora gutanga ibimenyetso nk'ibyo werekana atari kumwe n'Imana. Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri koko nta muntu n'umwe ushobora kubona ingoma y'Imana atavutse bwa kabiri. Nikodemu aramubwira ati umuntu ashobora kuvuka ate kandi ashaje? Yashobora se gusubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke? Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri koko muntu utavutse ku bw'amazi no ku bwa Roho ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse ku mubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri Roho kikaba Roho. Ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri Roho. Nikodemu aramubaza ati ese ibyo bishoboka kubaho biti? Yesu aramusubiza, tukaba umwigishwa wa Isiraheli ibyo ntubimenye? Iyo ni Ivanjili ntagatifu, kuvuka bwa kabiri. Kenshi nibajije iki kibazo, avuga nti kenshi iyo tubuhuye mu buzima n'abantu batubwira amagambo aryoshye, amagambo ameze neza, uhita uwo muntu umutega yombi. Ndetse iyo usanze umuntu ugusanga mu bihe bikomeye nka Nikodemu ko yabigenje asanga Yesu, twavuga ko yamukundaga, twavuga ko yamuzirikanagaho. Ariko nimwumva imvugo ya Yesu ukuntu Yesu atajya arya indimi mu byo twakora byose. Nshobora kuvuga nti Nyagasani nogeza ubutumwa, nakoze amasengesho
yo gusabira abandi, nayitangiye abandi mpara ubuzima bwanjye mu bintu runaka, nigomwe ibi n'ibi. Oya, Yesu akakubwira ngo nta urageza, ugomba kuvuka bwa kabiri, kongera ukavuka, kubaho muri roho. Ubu buzima bwo muri roho mutagatifu batubwira ni ikintu gikomeye cyane. Roho ntawe umubonesha amaso, ariko ibyo akoze urabibona. Ni umwuka, iyo unyuze ahantu ibintu biranyeganyega ukavuga uti, ukawumva. Iyo ako kayaga kaguhuhereyeho, ariko ntushobora gupima uti urimo uraturuka hehe, urajya hehe. Kenshi turi abantu bagenga imibereho yacu, bashyira kontrole ku bintu byose, kwemera bitujyana hirya y'ubwenge, hirya y'ibyiyumviro byacu, bikatuganisha aho Imana ishaka. Ukwemera. Iri vuka rya kabiri ryo muri roho, abakarismatike ni effusion du Saint-Esprit, kuzuzwa, gusenderezwa. Iyo kenshi bavuga ko isenderezwa ribayeho, bigaragazwa n'ibintu bitatu. Icyambere, mu buzima bwabo hagaragara icyo bita impano n'ingabire zapfukiranywe. Bamwe bavuga ngo impano, abandi n'ingabire. Charisme, ingabire za roho mutagatifu. Niho bamwe batangira kuririmba mu ndimi, abandi bagatangira guhanura, abandi bagatangira gusengera abarwayi, abandi bagatangira kwamamaza ijambo ry'Imana, abandi bagatangira gusenga mu ruhame bari bafite ubwoba. Mbese hari ahantu roho mutagatifu zakakwerekeza mu buzima nsabaniramana, ku buryo ubuzima bwawe bugaragariramo ibikorwa by'Imana, ubuhangange bw'Imana. Icya kabiri kigaragara mu buzima bw'umuntu wasenderejwe ni ububasha bw'izina rya Yesu Kristo, ububasha bwa Yesu Kristo. Iyo batubwiye ngo intumwa zakoraga ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu Kristo, iyo batubwiye ko abemera bazakora ibyo Yesu yakoze, ubwo bubasha, iyo modo pasi kwinjiza mu bubasha bw'Imana, Nyagasani arayiguha muri iryo vuka rya kabiri. Icya gatatu gikomeye cyane, iyogezabutumwa, gusanga abandi, kuva aho wari uri, kubwira abandi inkuru nziza, kwamamaza ijambo ry'Imana. Nk'uko Yesu yabivuze ati, ni mugende. Nikodemu yazaga kureba Yesu rwihishwa, yabanje gucunga ko abandi bafarisayi ntawamubona, ariko namara kuvuka bwa kabiri azanabasanga bo ubwabo. Ni nabyo byaje kuba igihe bakubitaga intumwa bababuza kwamamaza ijambo ry'Imana. Yaratinyutse arabivugira mu ruhame, kubera ko yari yakiriye roho mutagatifu ati, aba bantu mwibabuza gukora ibyo bakora. Niba biva ku Mana mukabirwanya ntimuzabishobora, nibiva ku bantu bizisenya ubwabyo. Iyogezabutumwa mu mbaraga. Uyu munsi ubukristo bwacu ntibushobora kwandura. Korona irandura, uyifite arakwanduza. Isigaraho ku bintu. Ni gute ubukristo bwacu budashobora kwanduza abandi, budashobora guhindura abandi? Nimutinyuke mwamamaze Yesu Kristo, mwemera, mubigaragaze mu bikorwa, mu mibereho, mu mwamamaze mu magambo, ndetse no kujya hari ingorane cyangwa ibibazo, hanyuma za ngabire twahawe
bwa bubasha bw'Imana budutuyemo bugasanga abandi, bugakomeza abandi. Ngaho aho ubonera aba bantu bari muri Roho Mutagatifu, y'ibibazo bigiye kuza barabyumva, barabihishurirwa, barabyerekwa, cyangwa se bakagira ukuntu Roho w'Imana afata mu mutima nama wabo akababwiriza nimukora iki, nyuma bakazasobanukirwa hirya y'igihe icyo byasiguraga. Ndabifuriza iri vuka rya kabiri buri wese Yezu Kristo ashaka ko abatizwa muri Roho Mutagatifu. Buri wese abeho mu buzima ndengakamere akiri muri kamere, ubeho ibidasanzwe nubwo ukiri umuntu usanzwe, kuko turi no mu bihe bidasanzwe. Imana iguhe umugisha. Aimons-nous tous, mes frères, notre Dieu nous attend d'aimer. Il a aimé le monde jusqu'à lui envoyer son Fils. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, Dieu nous aime, son amour